kubw'izo mpamvu uko ari eshatu niyo mpamvu dushimishijwe n'icyo cyemezo, dushimiye ubutabera kandi tugashimira inzego z'u Rwanda zikora hashingiwe ku mategeko. Iki cyemezo cy'urukiko cyasomwe tariki 24 Ugushyingo muri uyu mwaka nyine, aho rwategetse ko rutazagira rukurikirana icyo kirego. Abakristo bo bivuze iki ku bakristo kuba urukiko rwatewe twatsi kino kirego? Icyo bivuze ku bakristo nuko bivuze ko ibyakorwaga cyangwa se ibyavugwaga na bari abantu ari ibinyoma. Ikindi cya kabiri bivuze yuko abantu bagomba gukomeza gusenga, bivuze yuko abantu bakomeza gusenga, bagakomeza kuramya kandi bagakomeza kwiga ijambo ry'Imana. Icya gatatu nako icya kabiri bivuze nuko mu by'ukuri iyo urugingo rumwe rwagize ikibazo urundi rugomba kubabara. Biriya bintu ababishopu barimo cyangwa se bagiyemo byo kugumuka ku itorero, kugumuka ku mushumba, kugumuka ku muntu babanye bakoranye ubutumwa bwiza, bakagera igihe bajya hanze, bakagera igihe barenga indangagaciro zabo, barenga ibyo babwirije, barenga ibyo bigishije, bagatwara itorero mu manza, muri leta, mu nkiko, basa nkaho bakompromisinze ubutumwa bigishije. Iyo bimeze gutyo rero urugingo rwa Kristo ruba rwarwaye. Icyo twabwira abakristo ni ukubasengera, ni ugukomeza kwinginga Imana kugira ngo bazongere bamurikirwe, ndavuga bariya bashumba bagaruke ku murongo, bagaruke basabane n'Imana, bagaruke basabane n'abakristo, bagaruke basabane n'itorero rya Kristo muri rusange, kuko nubwo bimeze gutyo bari bamwe muri twe twari dusangiye gucungurwa muri Kristo, dusangiye gukorera Imana muri Kristo. Ntabwo rero abantu bavuga ngo ubwo urukiko rwategetse kuriya ibintu n'amahoro, hakiri bene data, hakiri abavandimwe, basa nk'abarwaye mu mwuka. So icyo rero bivuze ku bakristo ni ukomeza gusengera bariya bashumba, nabo bakongera bakamurikirwa n'umwuka w'Imana, bakongera bakayoborwa n'umwuka w'Imana, bakagaruka ku rufatiro rw'ibyo bigishije, rw'ibyo babwirije, rw'urukundo bakundaga intama, bakabona yuko ibyo bakoze ari uko. Bibiliya iravuga ngo ariko umuntu niyumva ko ari umunyabyaha agasaba imbabazi, kubabarirwa kwe no guhemburwa kwe kuzaza. Rero icyo navuga ku bakristo ni ugusengera bari abavandimwe mu by'ukuri. Kandi si bariya gusa, hari n'abandi bakristo bagiye bacika intege, bagiye bumva bahungabanijwe n'ibyagiye bivugwa. Bo dukeneye restoration, dukeneye revival, kandi revival iva mu gusenga, iva mu kwihana. Iyo rero inshingano z'abakristo, icyo bivuze ku bakristo nuko dufite impamvu zo gusenga kugira ngo dusengere bene data. Ese ari intambwe izaterwa kugira ngo byibuze mubumvishe yuko bakiri ingingo zanyu, ko bari umuryango, cyane cyane ko bavuga ko rimwe na rimwe nyine umuntu ashobora gutana umwana mu rugo, ashobora gutana? Ari intambwe muzatera nk'ubuyobozi bw'itorero mukabagana kugira ngo murebe ko byibuze mwabagarura mu rugo? Intambwe twaraziteye nyinshi, bijya kugera hariya twagiye tuganira na buri umwe, tukamwicaza, tukamwereka ibibazo afite, tukamwicaza, tukamwereka aho yagize intege nke, tukamwicaza, tukamubwira igikwiye gukorwa. Twarabasengeye, twarabahuguye. So rero intambwe zizakorwa. Iya mbere, ngubu turavuganye nawe, tuvuganye na Flash TV, kandi Flash TV barayumva, aho baba bari barayumva, aho bagenda inshuti zabo zirayumva, ndetse n'abandi. Uburyo bwa kabiri, tuzakomeza dusenge, kandi nibinashoboka nk'uko twagiye tubikora, duciye ku basaza b'itorero, duciye ku nzego zitandukanye, ntabwo tuzatera izo ntambwe
dukomeze tubaganirize tubabwire uburyo bataye umurongo bataye iyerekwa bataye bagambaniye ibyo babwirizaga noneho nibidukundira Imana niduha umugisha bakakira izo nama bakakira ibyo tubabwira bazahindurwa n'ineza bagaruke mu murimo w'Imana. Kugaruka mu murimo w'Imana Pande Seseruma kuvuga yuko bagarutse muri Zayoni, ababyifuza bagaruka muri Zayoni bakaba abakristo bakaramya bagasenga bakiga ijambo ry'Imana rikabahindura, ariko nabwo n'abatifuje kugaruka muri Zayoni nk'uko bari babikoze bashinga World Revival Center Churches bakagenda bagakora n'undi murimo w'Imana hirya no hino, ariko badaciriwe urubanza mu mutima cyangwa abantu batumva ko bahemukiye itorero bakaryandagaza. Nicyo tubifuriza. Ari umuririmbyi aririmbye ngo njya nifuza njya ninginga Imana ngo ibereke Yesu bahabwa ubwo buntu bahawe natwe. Umuririmbyi intumwa Dr. Paul Gitwaza urabizi ko ari n'umuririmbyi yigeze kuririmba indirimbo ivuga ngo Mana umva isengesho ryanjye, Mana areba agahinda kanjye, icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Mu by'ukuri dufite agahinda kandi turinginga Imana mu mitima ngo bari abavandimwe ishyaka batangiranye umurimo w'Imana byongere ribagaruke rwongere rigaruke muri bo, nk'uko Pawulo yandikiye Abagalatiya ngo Abagalatiya mwe mwatangije iby'umwuka none mushojeje iby'umubiri. Turifuza yuko batasozanya n'iby'umubiri, turifuza yuko bitarangira kuriya, ahubwo bazongera bakagaruka ku isoko, ubuntu bw'Imana bugatwarira mu mitima yabo. Ese iki kirego cyabo ari aho cyaba cyarashegeshe itorero muri rusange? Ntekereza ko itorero nka Zayoni iki kirego ntabwo cyarishegeshe mu ruhande rumwe, ariko mu rundi ruhande cyashegeshe itorero nk'umubiri wa Kristo mu Rwanda muri rusange, kuko iki kirego cyatumye itorero rivugwa nabi, riba interpreted nabi mu banyamahanga. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo izina ry'Imana riratukwa mu banyamahanga ku bwanyu. Abantu bavuze byinshi ku itorero, abantu baca imanza nyinshi ku itorero, abantu mbega cyahaye ijambo abatakagombye kugira ijambo ku itorero ry'Imana, umubiri wa Kristo muri rusange. Abatazi ibyanditswe bagiye benterepretera bati baravuga ko itorero ritagomba kuregera mu abanyamahanga, none ibyizi manza zijya muri leta. Mu by'ukuri uretse na kiriya kirego cya Zayoni, uretse ibyagiye muri Zayoni nibiba mu yandi matorero muri rusange, itorero ryakagombye kuba umucyo wa leta, itorero ryakagombye kuba urugero rwiza muri community. Iyo rero abantu bananiwe gukemura ibibazo byabo mo indani bakabitwara hanze bakabitwara muri leta, tuba twataye umurongo, baba habayeho nk'abanyamahanga nk'abandi. Rero kuri twebwe ntabwo kigeze kidushegesha nka Zayoni, kuko kuri twari tukuzi realite, twari tuyizi. Abakristo bacu bari bazi ukuri kwivugwa, kuko turicarana umunsi ku wundi tukababwira uko ibintu bimeze. Abandi babanye na bariya bagabo barabazi, bazi buri umwe, bazi imyitwarire ye, bazi karagiteri ze, bazi imikorere ye, bazi umuhamagaro we. Abatabazi nibo kiriya kirego cyarangaje. Ariko muri rusange ku mubiri wa Kristo mu Rwanda kiriya kirego